Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavuga butumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mu bikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaho umugisha. Ndabaramukije inshuti bakundwa mu mwami wacu, ndabifuriza umugisha w'Imana. Ndagusabira ngo ugubwe neza ube mutaraga mu mwuka no mu mubiri, ubugingo burindwe. Koko kwiza kw'Imana yacu kubane nawe nk'uko kwabanye na Yosefu mu Egiputa, Imana ikamuzamura ikamuhera umugisha mu mahanga. Nawe Imana iguha umugisha aho uri hose no mu byo urimo. Koko kwiza kw'Imana kubisohoze mu izina rya Yesu, amen. Mwene so MUTUYEMUNGU Jean-Pierre ukuramutsa, ndagira ngo tuganire ubutumwa bwiza, ngufitiye inkuru ibohora, inkuru y'ihumure, inkuru ikiza. Turayisoma mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Matayo ibice byaho 9. Dusome Matayo ibice byaho 9, duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 8. Dusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo yikira mu bwato arambuka, uwo ni Yesu, agera mu mudugudu w'iwabo, bamuzanira ikirema kiryamye mu ngobyi. Nuko Yesu abonye kwizera kwabo, abwira icyo kirema ati, mwana wanjye humura, ibyaha byawe urabibabariwe. Abanditsi bamwe baribwira bati, uyu arigereranije. Ariko Yesu amenya ibyo bibwira, arababaza ati, niki kibateye kwibwira ibidatunganye mu mitima yanyu? Cyoroshye ni ikihe? Ni ukuvuga nti ibyaha byawe urabibabariwe, cyangwa nti byuka ugende. Ariko mumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha. Nuko abwira icyo kirema ati, byuka wikorere ingobyi yawe utahe. Arabyuka aragenda arataha. Abantu babibonye baratangara, bahimbaza Imana yahaye abantu ubutware bungana butyo, amen. Some Yesaya 52 n'umurongo wa 13. Haranditse ngo dore umugaragu wanjye azakora iby'ubwenge, asumba abandi, azashyirwa hejuru, akomere cyane. Umurongo wa 4 ukavuga ngo mu bice 53, ni ukuri nimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahetamishwa n'imibabaro. Nyamara ibicumuro byacu n'ibyacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyadukirisha, amen, amen. Imana iguha umugisha, Imana ikunezeze. Ndagira ngo tuganire ku kwizera. Kwizera kukiza, kugahesha umuntu agakiza, ariko kukamukiriza n'umubiri ugakira, akababarirwa ibyaha ariko akanakira, n'umubiri we ukaba muzima. Imana ishimwe. Uwandikiye Abaheburayo yarabandikiye arababwira ngo umwami wacu Yesu Kristo uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari. Imana ishimwe. Aya makuru ya Yesu tugiye kubaganirira ntabwo ari amakuru yarangije igihe, ntabwo bimeze nk'imigani, ahubwo icyo tubabwira ni iki, ni uko yari ari kera n'uyu munsi niko ari, ni nako azahora iteka ryose. Aracyakiza, aracyakora, numwizera nawe bikubere bityo, amen. Bibiliya ikongera ikavuga, uwo wandikiye Abaheburayo aravuga ngo kandi ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe, abasha no gutabara abageragezwa bose. Imana ishimwe. Ubwo yababajwe no kugeragezwa, abasha no gutabara abageragezwa bose. Niba ari umuntu wumva abanyabyaha vuba, niba ari uwumva batawe vuba,
niba hari uwumva abanyamibabaro vuba n'uyu Kristo. Niwe mugabo mwiza, ni nawe ubifitiye ubushobozi, cyane ko nk'uko dusomye muri Yesaya haduhaye amakuru. Haravuga ngo dore umugaragu wanjye azakomera akora iby'ubutwari, azakora iby'ubwenge asumba abandi. Uwo ni Yesu wavugwaga, kandi yari umuhanuzi Yesaya wamuhanuraga, umwuka w'Uwiteka muzaho, aravuga ngo uwo azakomera akora iby'ubwenge, akomera aruta abandi. Imana ishimwe. Niwe uruta abaganga mu kuvura, niwe uruta abandi bose mu gukiza ibyaha, kuko ari we wenyine wemeye gucungura abantu, akabacungurira Imana Data. Niwe mutambyi utarinjijwe ahera cyane, ahera hahera ngo yinjizweyo n'amaraso y'intama cyangwa y'ihene. Haleluya. Ngufitiye inkuru nziza. We yinjijweyo n'amaraso yo mu mutima we bamaze gutikuramo icumu. Nkubwire ko amakomantere amwe avuga ko umwe muri abo basirikare wamutikuye icumu ngo hakavamo amazi n'amaraso, ngo uwo mugabo yari afite ijisho ryari rifite ikibazo, nk'uko bamwe bajya banabikina mu mafilime, ariko igitonyanga cy'amaraso ya Yesu kiguye mu jisho gusa, ijisho rihita ribona. Hanyuma kugira ngo bimenyekane ko ari Imana, kugira ngo bimenyekana imbaraga z'amaraso ye, Yesu ajya yishakira ubuhamya. Imana ihabwe icyubahiro. Yesu ajya yishakira ubuhamya no mu bamwica no mu batamwemera, agakora igitangaza, agakora ikintu gituma bamwemera. Ndagusengeye ngo akore ikintu kivugira kuri wowe, akora igitangaza gituma abo mu muryango n'abawe batizera bimenyekana ko ari wowe wabikoze. Amaraso yakijije umusirikare ijisho nubwo atizeraga, ariko umwami wacu niyo tutamwizera wahora ari uwo kwizerwa. Imana ihabwe icyubahiro. Amaraso ye aracyakiza. Imirimo ye dusomye muri Matayo iracyakoreka no baracyayikora. Nuko ngo abagabo barizera baza aho Yesu ari, bamuzanira ikirema bagihetse, ngo basanga hari n'abantu benshi, barurira basakambura inzu, bakuraho amategura, ngo ingobyi bayimanuriraho Yesu yari ari. Baravuga ngo ubwo tumugejejeyo turizeye, reka twigendera ibindi arabikora. Ngo nuko Yesu abonye kwizera kw'abo bagabo, uburyo bamanuye ingobyi, uburyo bahihibikanye bamuzana, ngo nuko aranezerwa, abwira uwo bari bamuzaniye, amukiza uburema bwa mbere bukomeye, aribwo burema bw'icyaha. Ikica ubugingo kikica n'umubiri nicyo kibi, arabanza aramubabarira. Reka nkubwira ngo Yesu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha byabo, ariko ntiyagumaho gusa, kuko afite n'ubutware ku bindi. Niwe muremyi. Urumva ntabwo umuntu yakora imodoka ngo ananirwe kuzayivura ibyo yarwaye. Inganda zose zikora imodoka ziba zifite n'amapièces de rechange, ziba zifite ibyuma bigomba kuzasimbura ibishaje. Umwami wacu rero niwe muremyi wacu, nawe afite ibisimbura, nawe afite ijambo ku burwayi bwawe nubwo bwaba bugeze kure, abaganga bananiwe, abikora byoroshye. Agusura mu ijoro uryamye, agatunganya mu nda, akugenderera ku manywa, agakora. N'umwizera urabona ubwiza bwe. Haleluya. Arakora. Ngo nuko amaze kumubabarira ibyaha, batangira kwiburanya mu mitima abanyamadini n'abanyedini bari aho abanditsi, ariko ngo arababwira ngo none se muragira ngo ibyo simbifitiye ubutware, ariko uretse n'icyo no kumukiza uburwayi ndabishoboye. Aramubwira ngo ngaho ikorera uburiri bwawe uhaguruke utahe. Imibyimba ye niyo adukirisha. Afite imiti iri special, afite imiti idasanzwe yavuye mu maraso ye, yavuye mu mibyimba ye. Iyo mibyimba ye kiza za kanseri, kiza amadiyabete, kiza imiti bya bindi bakubwira ngo ntibishoboka, za sida, bya bibyimba bakubwira, za mvune zidakira n'iz'umutima. Arabishoboye. Umwami wawe ni umugabo mwiza w'ineza, yiteguye kugukiza. Nawe muzanira iyo mibabaro, muzanira iyo ntimba yawe, agukize mu izina rye ryera. Amen. Imana ikunezeze, wakira ubuzima buvuye mu butumwa bwiza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.